2026 turi Nyabugogo isa ni saa 10 zuzuye twamaje kugera ku bafana ba Tiger B abantu bari tayari cyane banza gwino nkwereke banza ubereke hano cameraman niba nta shyaro ufite nizere ko utari banaona wewe isa 10 abantu barenga 80 bamaje guhagara hano muri gare ya Nyabugogo bose bategereje imodoka zerekeza i Musanze bagiye gushyigikira nde Tiger B. Ngiye gufana Tiger B kuva kera 6-7 naramufanaga naratangira primaire ukuri sinyiriho ese nabagaho narakumenya jeje tariki yari nk'iyingiyi umutima wagufana yeje amadaraposi umve bereke fatira oya nacakuntwara Tiger sinshaka no kubitekereza ese bro wageze hano sangaye so guca bimeze turi saa je hano nageze saa 9 n'imisago urumva bigiye gushuka saa gana hehe nge naturitse Rubavu Rubavu bro waturutse Rubavu uza hano Nyabugogo ugiye Musanze yego kandi wagomba kuva Rubavu werekeza Musanze impamvu ngewe urukundo fana Tiger B navuze ati reka meraho bigomba gutangirira twafashe umwanzo wo kwiyafisha twebwe ibintu bya content tubishyira hasi tuvuga ati tugomba kugenda i Musanze twakureba umuntu bita Tiger B ahubwo umunyamusanze wese ufana Tiger B dusanga ikirayi yakiriye ameze neza cyane kinigi muri za Busogo mu Cyanika hafi ku mipaka ikirayi bagende bakirye bose baze dusange kirayi cyabo bakiriye bafite imyuka kuko umukene arapfa ari Musanze umuntu bita Kinyusi Melody nkunda kwita kwa Bruce Melody Kinyusi Melody ngewe ukuntu mwita Nyamabondo kuko yibagishije inda ngenda giye mbabwira ati umukene arapfa umukene n'indubwo ibintu birabera Musanze umukene n'indubwo nyine umva nkubwire ibintu birabera Musanze nayo nkubwira ati Bruce Melody ibintu by'ibitaramo arahita bireka. Yes of course mbaye ikaze mwe mukunda kandi makurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ni Eko Bloom TV ngenda cyari wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndi intare ndi ndangarwa ndi intore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusoro ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkunda cyane mudukunda mukanadukurikira umunsi kundi yambi cyane WhatsApp Marababwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo kandi buri gitabo kigira page kandi buri page tuyivugaho ukwayo ikaze ku itariki 13 turi mu kwezi kwa gatandatu 2026 turi Nyabugogo isa ni saa 10 zuzuye twamaje kugera ku bafana ba Tiger B abantu bari tayari cyane banza gwino nkwereke banza ubereke hano cameraman niba nta shyaro ufite nizere ko utari banaona wewe isa 10 abantu barenga 80 bamaje guhagara hano muri gare ya Nyabugogo bose bategereje imodoka zerekeza i Musanze bagiye gushyigikira nde Tiger B. Reka mbanze kwanza nganirize hano bro mwigire hano uyu mutima mukura he bro ngiye kuva muri 67 67 ufite imyaka ingahe imyaka mfite nagahishe ubwo nyine uhere 64 kugera kandi reka ngubwire man je natangiye gufana Tiger B kuva kera 6-7 naramufanaga naratangira primaire numvaga indirimbo ziwe iyi indirimbo ya mbere wumvishe bwa mbere na mbere yitwa gute indirimbo ngiye ya mbere numvishe nkimenya ubwenge nyine ese wabuzi ko wanzonze mami yasohotse ryari umwaka nago nkwibuka ariko uko baratangiye kumufara muri 37 uko biri kose nukuri sinyiriho ese nabagaho narakumenya jeje tariki yari nk'iyingiyi umutima wagufana yeje amadaraposi umve bereke fatira oya nacakuntwara Tiger sinshaka no kubitekereza ese bro wageze hano sangaye so guca bimeze turi saa je hano nageze saa 9 n'imisago urumva bigiye gushuka saa gana hehe nge naturitse Rubavu
i Rubavu bro. waturutse i Rubavu I uza hano Rubavu. Nyabugogo ugiye i Musanze Yego. kandi wagomba kuva i Rubavu werekeza i Musanze. Impamvu njyewe urukundo mfana Tiger B Eh. navuze ati reka mere aho bigomba gutangirira. uhagurukane n'abantu bose muri rusange duhe inzira imodoka nitambuke. Nta kibazo. Aha uravuga ati njyewe ngomba guhaguruka i Rubavu herekeza i Musanze. Njyewe reka nkubwire slogan yanjye. Slogan yanjye. Yego slogan yawe ni iyi. Nk'ibisanzwe ndi umunyagisenyi. Agashati ni vieti. Agapantaro ni caguwa. Yego. Agakweto ni magaze. Amarineti ni Tiger B. Ndamufana man. The bad man. Genera ubutumwa abafana b'ibitangaza. Mbo ibitangaza ikintu nabibwira nuko Tiger B agomba kuduha show. Kandi bitewe nuko ngiye kuva muri 94 bisubiyemo. Byari 34 none bibuhendutse 94. Byo ni ibyishimo by'abafana. Urakoze cyane Badman. Yoyo waturutse hehe wahaturi nihe? Hanaturutse mu Kiyovu niho nibera. Mu Kiyovu kihe? Cy'abakire. Ubwo ni kibahagana he? Hano munsi yo mu mujyi man, ubwo sari umuntu wabutahaze. Yego. Noneho ngiye nk'amagazano bita Nyabugogo. Nyabugogo. None kigusetsa naraye hano. Waharayo? Naraye hano munsi y'izi modoka singizi. Kubera urukundo nkunda Tiger B. Mugisha Benjamin man. Fo. Yego. Njyewe rukumva uko turi hano abantu benshi turaba content creator, aba promoter n'abanyamakuru bakeye. Kwa content creator twariyafishije. Twafashe umwanzo wo kwiyafisha, twebwe ibintu bya content tubishyira hasi tubavuga ati tugomba kugenda i Musanze twakureba umuntu bita Tiger B. Ahubwo umunyamusanze wese ufana Tiger B dusanga ikirayi yakiriye ameze neza cyane, Kinigi muri za Busogo mu Cyanika hafi ku mipaka, ikirayi bagende bakirye bose baze dusange kirayi cyabo bakiriye bafite imyuka, kuko umukene arapfa ari i Musanze. Umuntu bita Kinyusi Melody, nkunda kwita kwa Bruce Melody, Kinyusi Melody. Ngewe ukuntu mwita Nyamabondo kuko yibagishije inda. Ngenda giye mbabwira ati umukene arapfa. Umukene ni ndu. Ibintu birabera Musanze. Umukene ni ndu ubwo. Nyine umva nkubwire ibintu birabera Musanze. Naye nkubwira ati Bruce Melody ibintu by'ibitaramo arahita bireka. Arahita biva. Singaho nibereye. Yego izo nimba mutima rero z'abafana bo ku ruhande rwa Tiger B cyangwa se ya Mugisha Benjamin. Ubwo nituza no kubona nabo ku ruhande rwa Bruce Melody nabo turabaganiriza. Wowe icyo usabwa no kuguma hano ukagumana natwe kuko tugiye kwerekeza i Musanze, hanyuma turaza no kugera i Musanze naho tumenye abafana bariyo uko biteguye kwakira Tiger B, Bruce Melody, Kitoko ndetse na Bwiza n'abandi ba upcoming baraza guca ku rubyiniro, cyane ko haraza kuba n'abandi bahanzi batandukanye baraza kunyura ku rubyiniro nk'ibisanzwe. Ngende Mr Muhanzi bari kumwe na Zebra Switch kuri kamera. Icyo usabwa we no gukurikira platform zacu yaba kuri TikTok, abarenga 36 bakomeje kutwizera ko tubagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Kuri Instagram turahari, kuri YouTube turahari. Niba utarakoze subscribe urimo uracikanwa cyane. Ngwino dutemberane muri Sama Country Tour mu bitaramo byose bizaba hano mu ntara, ndetse na MTN Wacu Muzika Festival ndayibatumiye cyane. Komeza wowe usubscribing ukurikira umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi, umwizere kuko narakubwiye ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri gitabo kigira page, kandi buri page tuyivugaho kwayo. Uyu munsi ngira ngo urabona ko abajene bazindutse amakwastera abiri hano, abantu baruzuye ewana, bari abakecuru abasaza bose bari kurwana bati tugomba kujya kuririmba, tugomba kujya kubyina na Tiger B. Ubwo rero mva icyo bita urukundo nicyo, nyaboneka ntimugakunde rwa rundi rwa mama, ahubwo mujye mukunda urukundo rufite ishingiro. Ikaze, hanyuma dukomeze tubane mu biganiro byose bigiye gutambuka kuri iki gitaramo cya Summer Country Tour.